hanyuma ariko noneho cyane wowe bavuga yuko nawe iyo video yakugezeho, hanyuma ariko Dumba we ko yasabwe na Pazo aramubwira ngo mani ngo siba iyo video udakomeza kuyisakaza kubera yuko ribu nirashakisha. Okay, bavuze ko video yangezeho ivuye he rero? Bavuze ko video nawe yakugezeho, iyo video yakugezeho ariko nyirizina amatwi cyane aho yakurikiranye twumvise kuri Dumba. Muretse gato, abantu mwavuye hariya muri kuva mu rukiko, ahangaha muri kuva mu rukiko siko bimeze, muri kuvuga ko Godfather yavuzweho sibyo? Muretse gato mukavuga ko Dumba yavuzweho kandi mukanavuga na details, nanjye mujye muri details nje bavuzeho iki, aho niho ncabonye wasomwe mu bantu bahawe izo video cyangwa se basakaje ngo video mu yandi magambo abo video yazagezeho bakaba basakaza cyane Dumba niwe wagaragaye muri cyber. Ndabona umuntu wagiye mu rukiko uza kunsobanurira kuri Dumba muri kujya muri details twumvikane, ariko se pundi details muri uretse gato Pazomani avuga yuko nawe yaguhaye video. Pazomani ngo yampaye video uko nabyumvise. Oya ntabwo uri kubisobanura neza. Reka gushakire mpereze Pionika bamuzamure aze hano. Opioni urakoze cyane, zanira Opionika. Mpereza iyo telefone mo nimero ya Pionika. Urakoze cyane. Hari Pionika, hari Punditi, hari Kamarade, abo bose bari barimo, hari na Big Man yarahari. Big Man kamushaki. Big Man yararimo, hari Nepo Rugendo TV yarahari. Nepo wabaye yicaye imbere. Ubwo urumva aho turi kuri telefone ya Pazo kuko niyo bari bakiri. Nimero ndayiguhabaye WhatsApp cyangwa nyikubwire muri ruhame. Uretse gato. Sorry. Shaumva uri kirabiranya kabisa, uzi kubihubaguye abantu nkabambuzi cyo mfatamo n'icyo ndakukuro. Onese uragira. Yes. Wiriwe. Neza ubona ko wowe waramutse. Umva rero ahangaha kumva Claude kumwumva ngasobanurira ibyabereye mu rukiko ndi nko kugifi. Mbabarira uzamuke gato ndagusabye amasegonda make. Njye gusaba umuntu itanga ko ndi mu bitaro bya Kacyiru. Ntabwo itaniza kugera. Okay, kanje kurana mu batabyibuze 2 ntarifi. Sokerana. Uraza ku ruhande cyangwa nkurekere hano. Ndekiranga hari umugarago ndasokera hande aho twanyuze. Ndavuga uraza kuri TikTok cyangwa uravugiye kuri telefone gutya. Ngumisha kuko ndi mu bitaro mushiti wanjye urwariyeho kama Kacyiru. Ego. Reka tuvugane gutya kanje ku ruhande nsohotse muri chambre. Ntabwo ngiye nshaka kugira ngo umubwire urumva iby'urubanza ni birebire cyane mfite amatsiko. Ubundi ku ruhande wambaza. Ntabwo urumva niba ufite akanya gato ntabwo ndikubaze byinshi cyane ngo by'urubanza ngo byagenze gute. Nsobanurira ngo Godfather bamugarutseho mu buhe buryo. Ikintu cyabaye kuri njyewe kuko baraye inkuru zo mu rukiko bari kosa kugira ngo umuntu abese. Njye navuye mu rukiko imbere mu rubanza ruko muza Pazo maze kuburana amaze kumubwira ko azasomerwa tariki 11. Umwavoka twavuganye ambwira uko byagenze, ambwira ati ro 11 nibwo bazajya gute bazamusomera. Uko sare yari yuze n'ahantu hose. Sinajya kubeshya urubanza rwa Keje ntabwo numvise. N'urwaje sinarwumvise, icyo nzi nuko nyine urumva nk'umuntu uri hanze uko byaberagamo imbere ngiye ndi hanze ko sinigeze ninjiramo kwizo manze ebyiri.
ariko ibyavugaga nabyumvaga ntago ibya Godfather umuntu ntakubeshyera Godfather gateza avugwa hari ahantu narindira. urakoze cyane nuva mu bitaro zo kuntwenya iyo uvugwa mba nabimenye pe. Dumba se wamwumvishe? Dumba aya uko inkuru z'inkiko nk'izi ngizi kuba yutubazi inkuru ntazi inkuru pondi tatazi ibindi bibare bihuha ninjye na pondi tuba tuzi inkuru nk'izi ngizo ku nkiko. urakoze cyane nuva ngo uze kumvugisha ibintu byawe na Dumba ibyo n'ibihuha. urakoze cyane sawa. uyu nguyu nta makuru afite. TN zamuka. TN shyiramo request. Ni ukuvuga ngo TN ariko se Jibe ari hehe? Kanze ndore ntuza Jibe uyu mutipe Jibe. Kamarade sara cyafatika sha. Nyamunsi uyu uzi ngo ndacyamufatisha. Umusenzi none asiga nankupa. So uyu ngo ntiyarongoye. Jibe ngo uyu hano. Mufollowing Claude hano mu following abantu muranga hafi 1000 mufollowing Claude hano nta kindi namumarira. Umusango imeze bite? Ako ndumva uri kuri live. Umva babarira wari ku rukiko. Wababari ukanyura wababari hano ukaza ukanyura gato ukamvanira ho urujijo. Babarira kabisa hanyure. Rero Claude urumva uzi gukurikirana amakuru urukumva ariko noneho uburyo bimbwiye bimvanze. Nose Claude ari nkweteranije kindi kirya. Claude Mike birafunze. Godfather Yo. Umushinjacyaha yavuze yuko video ya Pazomani ariwe muntu yari manager wa Yampano kuri channel ziwe ku mbuga nkoranyambaga ziwe. Hanyuma mu kwezi kwa kane ngo nibwo video yafashwe ya Yampano n'umudamu wiwe. Nyuma noneho ngo Yampano ashyira video kuri email yiwe, ariko iyo email Pazomani akaba nawe afite access kuri email ya Yampano. Mucamanza abaza ubushinjacyaha ati ni gute igikorwa cy'abantu babiri cyabereye mu cyumba kikaza kugera kuri email iriho undi muntu uyifiteho access, kandi muzi neza yuko icyo gikorwa cyakorewe mu cyumba umugore n'umugabo ari babiri. Umushinjacyaha ati Pazo yari umukozi ukorana na Yampano afite access kuri email. Hanyuma umucamanza wajije Pazo aramubaza ati ibyo ubushinjacyaha buvuga ni ukuri cyangwa? Pazo aravuga ati ni ukuri koko nakoranye na Yampano, ariko video ifatwa mu kwezi kwa kane ati nibwo nigiye nayibonye, maze kuyibona mu kwa kane kuri email ya Yampano ndamubaza ngo video iri kuri email urayizi? Ati asubiza kwa yizi. Ati rero nyuma yaho mu kwezi kwa gatanu twaratandukanye, dutandukanye nawe atugurumva sinari ngifite access kuri email yiwe. Ati video yasakaye muri uku kwezi kwa 11. Ati nibwo rero nanjye natangiye kumva abantu bambwira ngo video ya Yampano yarasakaye. Hanyuma umushinjacyaha aravuga ati video bamwe mu bantu video yagezeho, ati yageze kuwitwa Dumba ndetse na Godfather, ariko kuri Godfather nta commentaire yagiyeho ko wazisakaje. Commentaire ntabwo yagiyeho ku bushinjacyaha, ntabwo yakuvuze nk'uwashakaje, ahubwo bigeze kuri Dumba nibwo ngo Pazo yandikiye Dumba aramubwira ngo mane siba izo video ribu irimo iranshakisha.
ayo niyo makuru nge numvise nicaye ku ntebe y'imbere, ntabwo nyuma yo kumva Godfather, amatwi yanjye ni mazima kandi abasha kumva. Urukumva rero ko wari wabishyizemo ibikabyo uvuga ngo urukumva ko atakora kubyo. Okay, Jibe ni wowe. None se ni turi kuri social media? No, ntabwo ari byo. Uranyumva umusa? Yego. Urahari? Ndahari. Babarira umutipe uzi ko Claude uratwika kabisa. Uzi ko aje akabitwika neza numvaga ibyo bintu ngaho mbwira nsobanurira. Warugize ubwo ndumiwe. No, urumva? No, hari ibintu byose batwikira amarega bro. Reka numve Jibe. Nawe ndimo ndatwika nuko ubwo ijwi ryanjye rizamuka cyane. Baguforowinga dore bagiye kugera ku ijana, reka twumve uyu musaza. Asante sana. Claude ameze neza, aba yazindutse. Se muzamuka. Byinshi yavuze ni byabaye nyine niko byagenze. Ahubwo kuri wowe bavuze ko bakoresheje mu buryo bwa cyber nyine bumwe bwo gutrackinga cyangwa bakinjira muri telefone y'umuntu n'ibyo wasibye bikabasha kugaragara. Basanze yarandikiranye na Dumba nk'uko yabivuze, niko byagenze, amubwira ngo siba izo video, ndabona ari biri kunshaka kandi utongera kugira umuntu n'umwe uyisharinga. Kuri wowe rero we nta kintu kinini bakuvuze, gusa bavuze ko basanze wowe nayo mukunda kuvugana. Vugana nande? Basanze uvugana na pass. Ewe iyo cyber rero mugende ndi kuvuga abantu nahereye ku bantu batari barahari aho ngaho. Ni wowe na Dumba bavuze, bavuga Odette, bavuga Babu Rwanda, bavuga Njuga, n'undi mujama ngo witwa William. Nje bavuze ko nkunda kuvugana nawe. We wavuganye basanze waravuganye na Pazo. Niba ari igihe wabaga muri kumutumira kuri nuza kuri wenda kuri hano kuri TikTok live simbizi. None Claude ibyo bya video bikuye? Ibi bya video Claude bivanye? Oya yari yicaye imbere Claude, nge siko nicaye inyuma. Ariko Claude muzi ko ibintu mukora bigize ibyaha nabyo byo gutanga amakuru y'ibihuha. Oya wenda ntago numvishe, ariko nge icyo numvishe nuko bari byo bagasanga we na mukunda kuvuga mwaravuganye ko bararebye basanga barabonye ibyihuse kuko ejo uriya mwana ajya gufungwa. Sinabivuze hano muri live mbere tukimara kuva kuri live hano. Yarampamagaye ansobanurira impamvu yari yaramborotse. Ubwo rero ushobora gusanga iyo nshuro yaguhamagaye muvugana ariyo barebye, wenda bararebye ibiri currently ku bantu baheruka kuvugana nawe, bakahita bavuga ati bya bintu gusanga ari ukunguko. Yego nuko byagenze. Ahubwo ikibazo cyavutsemo ni kimwe, uze gushaka uburyo uvugana na Njuga. K John yamwihakanye, avuga ko yamubeshyeye. K John yavuze ngo bagiye muri restaurant, K John arangije Njuga ngo video ari ubwo bwa mbere ngo arabonye ubusa bwa yampano. Niko agiye gutanga, yabaye nyine umutangabuhamya mu bushinjacyaha. Ibyo rero K John yabihakanye, avuga ko yamubeshye, ari kumubeshyira. Impamvu ari kumubeshyira rero, yamukinishije filime muri covid. K John yambura Njuga, ntiyamwishyura. Ariyo mpamvu yagiye kumubeshyira kugira ngo icyaha kimujyeho. What? Niko K John yivugiye. Ni ukuvuga ngo bya bintu Njuga yatubwiye hano ni ibinyoma. K John wavuga ati, yongeyeho n'ikindi kintu gikomeye, aravuga ati ni ntuzane resitora imwe ya Kibonke. Aravuga ati hariyo kamera, sibyo? Mugende nimusanga kuri iyo tariki narindi kumwe na Njuga. Urabizi iyo abantu bari ba video usanga bose basizemo imitwe bigaragara muri telefone begeranyije imitwe. Nibasanga koko ngiye narahuye nawe nkayimwereka, icyaha ndabanyemerera. Hanyuma ngo Jihad ngo yageze mu ruhigo aravuga ngo muponyonyo. Jihad yageze mu rukiko kubera yagezeyo kare. Abantu benshi bari babuze ifoto bakoresha kuri thumbnail, ntabwo yari ihari ko bahageze mu gitondo, ahubwo yashatse kujya gusoba. Agisohoka rero
agisohoka mu muryango iriya foto niho wayiboneye abantu bose abantu kubera ko sare yari yuzuye pe yari yuzuye cyane noneho abantu bari bari hanze bafashe iriya foto ibyo ngo yabwiye ngo abajaje ngo muponyonya ibyo ni ugukabya ahubwo byari ikintu cyabayeho Bayisabe Irene Maître we yabwiye umushinjacyaha ko bafite dosiye y'ubushinjacyaha ahubwo badafite dosiye ya RIB. Gadi muri kwa bivuga gukiza uburyo hari uburyo nyine agira geste mazunguza umutwe aya nyine yerekana yuko ibyo bintu nyine biteje ikibazo ku rubanza rwe. Ubu nibwo umucamanza yisomba ati utongera izo geste sinzikunda hagarara ureba imbere ibyo bintu byo kwizunguza simbishaka. Akuvuga ngo abashomwaje yagakoresheje oya ntabyo yakunze gusa yicaye yahindukiraga akareba abantu bari mu rukiko bose ariko ahagaze menya atarabizi uburyo bahagarara imbere y'umucamanza nyine yari ari kwizunguza agahindukira areba umushinjacyaha umwavoka wamubajije nibwo umucamanza avuga ati oya ibyo bintu tongera ntabwo uri kuri kabyiniro ikinyabupfura gike mu rukiko nyine nakubwiye nuko byagenze iby'urukiko ikibazo ahantu gikomereye ubwo uje gushaka Njuga sibyo umubaze kuko urabizi neza yuko iyo umuntu agiye gutanga ubuhamya urarahira iyo ubeshye kiba ari icyaha ukoze atabaro yaratwawe n'umujinya ugasanga ni nk'urugero aramubeshyeye kuko ejo yamwihakanye aravuga ati shwi ntagare kumbeshyira nimero ya Njuga munyarike nimero ya Njuga hano ariko se gutanagira nimero ya Njuga ikintu yemeye John yemeye ko uriya bafunga ngo witwa Nesta yari ahari yemeye yuko ngo akibo ubundi John yari ngo yabonye poste ya Odette ngo ari uburyo yamana yari yicaye ku buriri we n'umugore we bataratangira kubikora noneho Odette ngo yapostinze ifoto amaze gupostinga ifoto icyo John yakoze ahise ayikora screenshot ahita yoherereza nde papa cyangwa aramubaza ati ibi bintu ni biki ari naho wenda byamugoye cyane bamubazaga ati kutabyihereye nyirubwite so rero John avuga ko yabihaye papa cyangwa nyine akajya kubibaza nyirubwite ari naho byavuze ngo agiye gutanga ikirego nawe kumushyiramo akavuga ati niba ari umuntu wahise utanga iyo screenshot iyo video nawe ashobora kuba yifite so ngo hari umujama witwa William Simuzi ngo John yamubaje ati ese video warayibonye undi ati ntabwo nayibonye ati ninde se wayiguhaye umujama aramubwira ngo ni Nesta uwo Nesta yari ahari nyine ubwo Nesta rero John ahita yandikira Nesta ahita yimuha nuko byagenze nuko nyine byagenze John avuga ati nuko video nayibonye nge nta muntu n'umwe nayihaye gusa none John ari akabazo gato yahuye nako mu rukiko yaravuze ngo simbizi ari mwibazwa yaravuze ngo simbizi neza ngo simbyibuka neza nshobora kuba narayitanga ariko ngo ntabwo narisharinze ibyo rero nibyo batinze bavuga ati se urwaye kwibagirwa niki ufite gituma wakwibagirwa nawe yidefanda avuga ati ushobora kuba wicaye mu kabari uri kunywa nk'icupa ukayohereza utabizi atari ko ntawe nayihaye pe yabihakanye avuze ko ntawe yayihaye tugaruke ku mushuro kuri Jihadi afite abantu benshi bamureze yego bamushijiki ntabwo yigeze aburana ntabwo Jihadi yigeze aburana kuko urubanza rwabo rwaba rutandukanyijemo kabiri John na Pazoma nibo baburanye urubanza rwabo ruranatinda rumara hafi nk'iminota 30 ngira ngo cyangwa 40 rwatinze cyane noneho wahise guhaguruka François Xavier ndakeka ameze nk'abana njye bwa mbere umuntu nagize ngo ni nk'umwana muto simbizi niba ari kwa kundi umuntu urutirwe niba ari umwana ntabwo mbizi François Xavier Nesta ndetse na Jihadi bafite abamwunganira babiri fata ikaramu wawundi wunganira agafata ku mavuta aramanutse ayigada fata ikaramu yagarutse yarahari yahamagara bayi fata ikaramu uretse gato fata ku mavuta afite umunyamategeko we yitwa agafata ikaramu urumva
urakumva umwunganizi w'uwo afata ikaramu ye tugafata ku muhumetso bari kunganira afata ku mavuta uru rubanza rwari komedi urumva none bamuhaye fata jihadi aho byari bijyanye fata ku mavuta arafata ikaramu byari bijyanye oya hari undi ngo wagombaga kumwunganira bita agafata ku mucuncumuko komeza niko napfuye ubwo rero jihadi yari afite babiri fata ikaramu nyine na Maître Irene Nesta yari amufite ariko François Xavier ntawe yari afite babasomera imyirondoro yabo byose nyine urabizi mu rukiko uko biba bimeze birangiye rero wa wundi mvuga wagira ngo niwe mutoya muri bo witwa François ahita atanga imbogamizi aravuga ati njye sinaburana kuko mfite iki kuko nta mwavoka mfite kandi n'itegeko nyine mu burenganzira bwe kuba ataburana nta mwavoka rwose ibyo biroroshye. Ibyo rero byateje akavuyo navuga ko byabaye nko biteza akavuyo bavuga ngo Jihad yashaka ko baburana na Nesta yashaka ko baburana ariko nanone Maître Irene nyine ahita ashyiramo indi mbogamizi aravuga ngo kano kanya dufite dosiye imwe mu bushinjacyaha nta dosiye dufite yo muri RIB ya dosiye yo muri RIB menyeka ko ari imwe umuvugizi yavuze irimo ibyaha icyendagirana ariko ndakeka ari badafite ngo iki sasa bagifitiye ya mpano gusa ndakeka nese Jihad ahita ataha kuko Irene yavuze ngo mutubabarire mudufashe tubashe kubona nyine dosiye yo muri RIB uko dufite y'ubushinjacyaha gusa kuri dosiye ya mpano Jihad ahita ataka kongera gufata akagoma so ubwo rero uko byagenze nyine bavuze ko ubwo nyine bagiye kubikoraho nta kindi kintu Jihad bavuze nta kindi kintu cyabaye musi genda kumubwira ngo wikora izo geste wihindukira no kuvuga ko badafite dosiye ya RIB urebye n'ibyo ngibyo no kuba uriya François yavuze ngo nta munyamategeko afite ntabwo ashaka kuburana kuko nkeka ko bamaze imbere nk'iminota 10 cyangwa nka 15 bahita basoza urubanza hanyuma barushize tariki zingahe 11 z'ukwa 12 saa sita impamvu ari saa sita Maître Irene yatanze imbogamizi ko saa yine ari urundi rubanza afite atabasha kuba hari Perezidante w'urukiko aravuga ngo ngira isaha basangana saa sita nk'uko saa saba azaba bibari pause ubwo urubanza rwa Jihad ruzaba saa sita isomerwa rya Puzzle na Kejon ribe saa 9 ku itariki 11 n'ubundi munsi umwe oyase nuko bimeze bo nuvuga ngo bamaze kubura nabwo bategereje gusomerwa yego ahubwo ari bamwe ari kwibaza ko dosiye yabo ishobora kuba ari imwe ubwo bazasomerwa mbere yuko bandi basomerwa ariko ibyo ntabwo tubizi ariko ubu byarangiye kuburana bo bisobanuye n'ibyabo rwose babisobanuye neza buri umwe mbwatari ikindi wongeraho ati ntacyo undi ikindi wongeraho ntacyo rwose ni ukuvuga ngo Puzzle we ye byagaragaye ko amafoto yasakaje Puzzle rero uburyo yabivuze Puzzle yavuze ko icyo yabonye imeri ya mpano yabaga muri telefone ye arangije ngo arayibona abona video arangije ajya kureba ya mpano avuga ati iki video bro iki video ntabwo ari fresh ngo barabyihurira ngo byari mu kwa 4 bita birangira nyine ngo nta kintu kinini babivuzeho birangije mu kwa 5 bita batandukana mu kwa 5 batandukana ariko none Puzzle akaba yarasobwe mwibazwa yavuze ko video yari ayifite muri telefone ye ariko uyu munsi aburana yavuze ko atigeze yigira muri telefone ye nyine bakamubwira ati urebye yavuze ko yibeshye avuze ati naribeshye nyine ariko ntabwo nigeze nyitunga muri telefone yanjye yari iri muri email ya mpano email iri muri make ashaka kwerekana ko atigeze ayidownloadinga agayishyira muri telefone yego mana yanjye Puzzle ko ndikumva ari bumanuke wowe nk'umuntu ukurikiranye izi manza igihe kirekire Kejon afite amahirwe angana iki yo kurekurwa Kejon rero ngewe
ubu njye nabonye nta bintu byahatari nuko nabonye nta bintu byahatari pe K John nabo kuko afite n'umuntu umwunganira urenze pe wumva hari uburyo nyine yaburanye wumva ko arenze byahatari. umuntu bita mu bijabo ninde ego ko se mu bijabo muzanye umuntu bita uyu mujene ninde nuza ndebye abantu ngo Pazo se Pazo afite amahirwe angana Pazo urebye ko ari akantu wenda umucamanza yatinzeho ko kuvuga ati mwibazwa wavuze ko wari uyifite muri telefone yawe none ugeze mu rubanza uvuze ko yari iri kuri email ya Yampano. Urebye niko kantu ushobora kuvuga ati wenda karagoye mu kuntu kuko ibindi byose urebye nyine nawe bisobanuye neza avuga ko babanye baratandukana noneho niba ari umunyamategeko wa Pazo niba ari uwa K John ntabwo mbyiruka neza yasabiye Yampano gukurikirana no Pazo n'uwa Pazo yavuze yuko yasabiye Yampano gukurikirana telefone itagaragaza yuko yigeze yakira video. Yavuze ngo Yampano yakoze ikosa rikomeye ni gute yafashe video y'ubwambure bwe ari gukora imibonano mpuzabitsina ko bavugaga ijambo umugore we ntabwo bavugaga inshuti bavugaga umugore we ari gukora imibonano n'umugore we akayishyira muri email abizi neza ko yaccessingaho na manager we urumva we ngatarabigizemo uruhare ngo iyi video isakara ahantu hose aho bavuze ati nimubona bikunda nawe yakurikirana. Ibintu birakomeye Pastor Karo. Ibintu birakaze. Ntabwo Godfather nasanze yemewe. Oya Godfather yemewe byatari. Umuntu navuga ko niyo yaba ari mu Rwanda bishobora kuba yari kuba nawe yatabwa muri yombi ni Dumba. muvuze ngo nemewe nte munsobanurira uburyo nemewe nyine nta gusobanura no gukoresha iryo jambo ntabwo wemewe Godfather karakumva impamvu Godfather yemewe umushinjacyaha yavuze ati dusuzumye muri telefone cyber byagaragaye Godfather ahubwo numvise nabi kubera ko haje kubaho imuze umucamanza aravuga ngo abantu basakuza bari inyuma base n'abaceceka harimo abantu benshi pe ashobora kuba ariho ngo numvise ko yarageze kuri Godfather avuga kuri video avuze kuri Dumba uburyo yamusabye Pazo yamusabye kutongera kuzisakaza ndetse no kuzisiba ngo hazamo Godfather so Godfather yaje mu bantu bavuganye nawe ni ko ntekereza wa mugani ntabwo ari video rero numvise Godfather aremewe aremewe cyane ahubwo ngiye ko dufata ikintu uragusaba uze gushaka umuntu witwa Njuga n'ukuri ko Njuga K John yamwihakanye Njuga batanze nimero hano dore zirimo zirasirikira ziriho Njuga ntabwo ari kunyitaba okay bavuze ko yamubeshyeye pe yavuze ko yamubeshyeye mureke tuzane Njuga ya mwana ariko se Njuga ko bamukuye aha Njuga uzi waremera kuza bazaba bahabye yagize ubwoba ugishaka Njuga n'ikindi umuntu wagiriye inama Yampano yo kurega yitwa Bobo Rwanda ngo niwe wamugiriye inama aravuga ngo yakurega Bobo Rwanda abantu barezwe ni bande harezwe K John sibyo abo Yampano harigwa na Yampano nako na Pazo nibo batangiye ibirego urumva ko K John agezemo muri make ntago mbizi ariko birumvikana niba avuga ngo ni ari kwiregura avuga ngo ni video nayihawe na Nesta 80% tumva ko ashobora kuba yaravuze ati ngiye wampaye video n'uriyengera ngo simbizi ariko urebye nibo barezwe hanyuma ikindi ngarukaho Eric ntabwo yagaragaye ku rukiko se muhungu ntabwo yigeze ahagaragara ntabwo hari baba jihadi bande bose ababyeyi b'abantu nashaka kuvuga bamwe bari bahari abande umubyeyi w'umumama twari twicaranye umwana we yaburanaga akavuga ati mana yanjye mwavoka we yamufashije uwo ni umubyeyi wande yari umubyeyi wa Pazo nyine yari afite ubwoba cyane pe
So urubanza dutegereza tariki 11 saa sita nibwo Jihad azaburana. Nkeka ko urubanza rwa Jihad ruzatinda cyane kuko niba ribu nizaba yohereje ya dosiye ruzaba ari urubanza rurerure. Rero saa sita ni ukuburana kwa Jihad, Nesta ndetse na Amwebagiro. Noneho saa 9 na François Xavier. Yego France saa 9 nuko wasubikishije ni utari ufite umwunganizi. None saa 9 nukugira nugusomerwa kwa Puzzle ndetse na Kayjon. Itabyari nyari zabyara. Ariko hari abantu bari bariyo bamwe bamenyera ibintu by'inkiko cyane bambye ati ibi ko umuntu yaburanye ntibigukange, ari igihe ugira ngo ni ibintu byoroshye ukabona barasomye ukumva barakubwira ati hari impamvu zituma utataha kabisa. Nuko nyine ibintu byagenze. Urebye nyine ikintu cyabaye munsi kirenze ni iki? Nuko Kayjon yihakanye yihakanye Njuga, ikindi bakazanamo Dumba, kuko Dumba bicyumvikana cyo nuko video ubwo nyine azifite kuko ngo Pazomana yaramwandikira avuga ati mbabarira usibize video rigire kunshakisha utagira n'umuntu n'umwe wongera kuyisharinga. Ikindi ni wa mukobwa wajya gukunda kuvuga witwa Odette twabuze bari yagarutse mate rero nyine Kayjon ngo ajya kubona video ya Mpana yabonye post kwa Odette. Niba irindi zina yitwa bavuze amazina abiri ndibuka Odette. Niba ari Mukeshimana ni Mukeshimana Odette. Niho ngo yabonye iyo post ahita akora screenshot yohereza Papa cyangwa nawe arangije abihereza nde? Abihereza nyirubwite nyina mubaza ati ni ibiki ndi kubona ya muntu. Kubya bintu bikaze. Birakomeye ari igihe ubuze ko ari ibintu byoroshye. Ariko Jihad yanyweye amazi menshi cyane, iyo ataba amazi menshi cyane ntabwo bahita baba babonye ifoto y'uyu munsi. Oh, Pastor Go. Yes. Yarafite inyota. Hari benshi ngo bari biteguye ngo kureba umutwe we, ntago byakunze rwose. Icyo bamusabye kuvanamo ingofero isanzwe y'umupira yayambaye. Mwabonye umupira yambaye, ariko dollar bayita dollar ni bayita iki, ntago nzo byo bayita. Umupira ni jumper. Yo bamuretse akomeza kuyambara. Ariko hano yo Dumba ese wallahi sha video ngiye ku posting ariko navuga ati nanone bitankoraho, ariko naribize kwitaba RIB hanyuma ubundi bankurikirane. That's it. Ntabwo bari kumfata nyine tu, ntabwo bari kumfata gutyo gusa. Nabimenye baciye kuri Castle Demon baza kumfata kwitaba tu, ariko urabizi ibintu bya hano nyine iyo baguseka bagufunze kandi bana bari kuwestinga time. Rero niyo mpamvu uzibyo bintu tu, just play for you man. no kuvuga ngo hano none se iyo boro yego heryane iyi boro na kareke iyi ngiyi yahawe Dumba mbere yuko ibingibi byo mu rukiko bavuze. Reka amakuru bajya afite amakuru bayangezeho. ngo ni wowe ndagize ngo ni wowe yari ari kuyiha. Umva hano gamatwe Big man. Iyo nzajya nzira ko banafasha amakuru ngakurura hana hariya nkamenya ibyabereye. Niyo bari hano mwese mureme mwandike ko mwemewe. Umva hano mu muting. Yego. Nditinga kuro. Takamatwe mwumve. Yo Dumba ese wallahi sha aka video ngiye ku posting ariko navuga ati nanone bitankoraho, ariko naribize kwitaba RIB hanyuma ubundi bankurikirane. That's it. Ntabwo bari kumfata nyine tu, ntabwo bari kumfata gutyo gusa. Nabimenye baciye kuri Castle Demon baza kumfata
ibintu bya hano nyine iyo bagukeka bagufunze kandi mwana uri